Ibi rero hari abantu barimo gukeka yuko ngo mama Sharirene ari muri bino bintu ngo byo kwica ubukwe bwa papa Sharirene. Abantu bamwe bakavuga ngo kuba papa Sharirene agiye gushaka diaspora cyangwa se umudamu uri Canada, ibi bintu ngo byariye mama Sharirene, ariko nawe ari wowe ntikabura. Gusa uburenganzira bwagomba kubureka akabamurekera nkuko nawe yamurekeye ubwe, kuko bara n'abantu babiri ubu ngubu batari mu nzira imwe. Umwe agomba gukomeza inzira ye, undi agakomeza inzira ye. Uriya mubyeyi amakuru twamenye nuko uriya mubyeyi yabayeho umupastor, uyu nguyu ugiye kubana na papa Sharirene, ndetse yari amaze imyaka 10 umugabo babanaga mbere barakoze divorce batakibana, bamara imyaka 10. Nibwo umugabo yaje kuraswa arapfa. Uyu mudamu iyo myaka 10 yose yashize yaranze gushaka, kubera ko n'ubwo yari yarakoze divorce n'uwo mugabo, ariko bari bagifitanye isezerano. Ariko amaze gupfa nibwo yashatse gushaka. Abavandimwe rero buno mudamu ngo baramubwira ngo ni kare, ngo ni kare, ngo ugiye kare, ngo ibi ntabwo byashoboka. Umuntu ukimubwira gutyo kandi yarategereje imyaka 10 igashira atarashatse. Hari abandi bashaka bakora divorce bagata bashaka, wakamara niyo myaka yose abishaka gushaka ariko atarashatse. Yabona uwo bari bafitanye igihango atakiriho, yabashatse gushaka ugashaka kumwumvisha uburyo nyine ari kare, nawe ari wowe ibyo ntiwabyemera. Tayari ntago mukiri kumwe, ubu burimo gushaka umwereka yuko icyo gihe aragucecekana. Umuntu nagaceceka ngo muvuge ngo icyo gihe aragucecekana rwose, agafunga arabushe akakwihorera, ubundi agakora ibintu bye. Aba bantu bombi ni abantu bakuru, akundi mujya muvuga ngo ya muntu ngo ntago ari mukuru. Aba ni bakuru, ahubwo ndagira ngo mbeka akantu kaba hano mu Rwanda muri iki kirere. Papa Sharirene kwifatira icyemezo ni umuntu mukuru, uriya mubyeyi kwifatira icyemezo ni umuntu mukuru. Ariko kumva abavandimwe cyangwa se abandi bantu bo ku ruhande bari gushyiraho pressure umuntu, ndetse basa nk'abamumanipira bamukonto kugira ngo bamukontorore akora ibyo bashaka, ndetse bikaza kuvamo umuntu abonye ko abantu batari mu ruhande rwe, batari kumwumva bitewe na faiblesse nyinshi barimo kumwereka ku muntu, agahitamo kubacecekana agaceceka. Mugira ngo se kuba umuntu yaceceka agaceceka ntavuga, nuko abayobewe kuvuga, nuko abadashaka se kuvuga, nuko ababona ko umurongo murimo n'uwo arimo bidahura, murimo gusopanya. Mureke tuzajye tubivuga. Rero ibi nibyo byatumye haba papa Sharirene yicecekera, ndetse n'umudamu we bitegura kubana akicecekera, bakajyana ibintu slow ndetse mwibanga, mu gihe hari igitutu cy'abantu bari inyuma bababwira ati mugire vuba, mugire vuba, mugire vuba. Kubera iki? Ariko basa nk'abafitemo amakenga, bari kujinyora, bari nabo barabareba, babona yuko batagomba kugendera kuri pressure y'abo bantu, batagomba kubaho uko abo bantu bashaka. Kuko iyo umuntu uyu munsi uhise umwereka intege zawe ukamwemerera ibyo bintu akabikora, neje arongera, neje ubundi akongera, neje ubundi akongera, noneho ukazajya ubaho akubwira kora iki, akubwanagiza kora iki. Oya. Kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mudukurikira ku Mubumbe TV Rwanda. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndaje kugira ngo nkore ikiganiro. Nari maze iminsi andwaye, ndetse n'inkuru zagiye zisohoka ku mihanda ntameze neza ndwaye, ariko nubwo nje nkerewe, ariko hari ibintu
nje kubabwira, nari naravuze hano ku Mubumbe TV mbabwira ku mugabo witwa Ntakabanyura Claude cyangwa se Papa Sharirene. Ibi bintu narabivuze, abantu bamwe bagira ngo wenda nta makuru mbifiteho, ariko nari mfite amakuru, ndetse aya makuru nari mfite yari amakuru afatika nahawe na nyir'ubwite kuko twari twavuganye. Rero impamvu itumye nza ahangaha nuko nubwo mwabonye ikiganiro gikomeye, navuga ngo icyakasamutwe kuri Zaburi nshya, ndetse abavandimwe b'umudamu wa Ntakabanyura Claude bari baje bavuga ko baje mu bukwe, ariko ukabona ko harimo ibintu byo kutumvikana by'amacenga n'ibindi. Ntabwo nshatse kubyinjiramo, ahubwo nshatse kubabwira niyihe mpamvu nigeze gusohora ikiganiro kimaze igihe hano ku Mubumbe TV. Uze kujya hano ku Mubumbe TV urebe ikiganiro kivuga ngo Papa Sharirene bamwiciye ubukwe. Kiriya kiganiro nagikoze mu gihe gishize, hashobora kuba hashize nk'icyumweru, ariko ni amakuru ngewe nari nzi y'indani. Aribwo hashize iminsi mubona abantu baraje bahise baza ku mbuga nkoranyambaga, biriya njye nari mbizi imbere, ariko nanone ngewe niteretse mvuga uburyo bashaka kumwiciramo ubukwe, ntago niteretse nza kuvuga ibintu byinshi mwumvise. Igitumye rero nza, nubwo inkuru yavuzwe ikaba iriho, ariko ngewe nari nje mu bintu bitatu. Ni ukubera iki mu Rwanda Ntakabanyura Claude ari we Papa Sharirene ni umugabo wubatse, abana na Mama Sharirene, bamarana imyaka myinshi barera abana, baza kugeraho baratandukana. Bivuze ngo Papa Sharirene kubaka urugo ntabwo ari ikintu kimutunguye, ni n'ikintu azi, ni ikintu azobereye, ni ikintu afitemo experience. Uyu mudamu, uyu ugiye kubana na Papa Sharirene, uyu wavuye muri Canada, nawe ni umubyeyi ufite abana, wubatse, uzi ibyo arimo, wavuye hanze aje kureba umugabo cyangwa se aje kureba fiance we, bitegura kubana. Aba bantu bombi ni abantu bakuru, akundi mujya muvuga ngo uriya muntu ngo ntago ari mukuru. Aba ni bakuru, ahubwo ndagira ngo mbere akantu kaba hano mu Rwanda muri iki kirere. Papa Sharirene kwifatira icyemezo ni umuntu mukuru, uriya mubyeyi kwifatira icyemezo ni umuntu mukuru, ariko kumva abavandimwe cyangwa se abandi bantu bo ku ruhande bari gushyiraho pressure umuntu, ndetse basa nk'abamumanipira bamukonto kugira ngo bamukontorore akora ibyo bashaka, ndetse bikaza kuvamo umuntu abonye ko abantu batari mu ruhande rwe, batari kumwumva, bitewe na faiblesse nyinshi barimo kumwereka ku muntu, agahitamo kubacecekana, agaceceka. Mugira ngo se kuba umuntu yaceceka agaceceka ntavuga, nuko aba ayobewe kuvuga, nuko aba adashaka se kuvuga, nuko aba abona ko umurongo murimo n'uwo arimo bidahura, murimo gusopanya. Mureke tuzajye tubivuga. Rero ibi nibyo byatumye haba Papa Sharirene yicecekera, ndetse n'umudamu we bitegura kubana akicecekera, bakajyana ibintu slow ndetse mwibanga, mu gihe hari igitutu cy'abantu bari inyuma bababwira ati mugire vuba, mugire vuba, mugire vuba. Kubera iki? Ariko basa nk'abafitemo amakenga, bari kujinyora, bari nabo barabareba, babona yuko batagomba kugendera kuri pressure y'abo bantu, batagomba kubaho uko abo bantu bashaka,
kuko iyo umuntu uyu munsi uhise umwereka intege zawe ukamwemerera ibyo bintu akabikora, n'ejo arongera, n'ejo ubundi akongera, n'ejo ubundi akongera, noneho ukazajya ubaho akubwira kora iki kora iki kora iki kora iki kora iki kora iki kora iki, akubwanagiza kora iki kora iki. Oya, uriya mubyeyi amakuru twamenye ni uko uriya mubyeyi yabayeho umupasitori, uyu nguyu ugiye kubana na papa Sharirene, ndetse yari amaze imyaka 10 umugabo babanaga mbere barakoze divorce batakibana, bamara imyaka 10, nibwo umugabo yaje kuraswa arapfa. Uyu mudamu iyo myaka 10 yose yashize yaranze gushaka, kubera ko n'ubwo yari yarakoze divorce n'uwo mugabo, ariko bari bagifitanye isezerano, ariko amaze gupfa nibwo yashatse gushaka. Abavandimwe rero buno mudamu ngo baramubwira ngo ni kare, ngo ni kare, ngo ugiye kare, ngo ibi ntabwo byashoboka. Umuntu ukimubwira gutyo kandi yari yarategereje imyaka 10 igashira atarashatse, hari abandi bashaka bakora divorce bagata bashaka, wakamara niyo myaka yose abishaka gushaka ariko atarashatse, yabona uwo bari bafitanye igihango atakiriho, yabashatse gushaka ugashaka kumwumvisha uburyo nyine ari kare, nawe ari wowe ibyo ntiwabyemera, tayari ntago mama mukiri kumwe, ubu burimo gushaka umwereka yuko icyo gihe aragucecekana. Umuntu ntagaceceka ngo muvuge ngo icyo gihe aragucecekana rwose, agafunga arabushe akakwihorera. Rero washaka kumwereka kuri umwana mwiza, umuzanaho utuntu tw'amanyanga, umwinjiramo, umusesera, umucurika, umucurukangura, ushaka kumwereka, akagucecekana akakwihorera. Ni gute abantu bakuru none se k'ibyo tubizi ko mwinjirira mu bantu muvuga ngo ni batora, ngo baracyari batonga ibiki n'ibiki, mukamwinjira mugashaka n'aba bantu bakuze bose bafite experience, babanye mu rushako, rumwe rukaba undi rukamunana, undi rukamunana, ariko bakaba bagiye kwihuza ngo barebe ko byakunda, andi mahirwe akunde, nabo mukaba murimo kubinjirira, nabo murashaka ko bipfa. Ubundi wayi abantu bakuze, abantu bakuru bakwiye kwifatira umwanzuro, bakwiye kwifatira ibyemezo, bafite experience iri ku rwego rwo hejuru, bajyanye mu bintu mu mujyo, ariko ugasanga hari abantu ngo bakibafata nkaho bagomba kubabwira ibyo bagomba gukora. Gute se bibayeho gute? Ntago byakunda. Hamugani ibi bintu ntago biraza gukunda. Nge ndagira ngo mbabwire yuko ubikote mugomba kuritegura, mugategura costume, mukayahanagura, tukajya mu bukwe kwa papa Sharirene, vuba ubukwe buraje bube. Ntabwo ubukwe bugomba kuba mu gihe abantu bateguye bari hirya y'ubukwe, ahubwo ubukwe bugomba kuba mu gihe ba nyiri ubukwe bateguye, maze ubukwe buranasubikwa, abantu bagasubika ubukwe, bakavuga ati tuzabukore mu kindi gihe bitewe n'ibyo bashaka bo, kandi nanone ubukwe bukihutishwa bitewe n'icyo ba nyiri ubukwe bapanze bashaka. Ariko mbagira ngo abanyarwanda badukurikiye bazajye babanza bumve, ubundi ni ukubera iki mu Rwanda, kuko ibintu byose tubibona mu Rwanda. Ni ukubera iki mu Rwanda umuntu ugiye gushaka akaba agiye gushakana n'undi, ukubera iki haba bato haba bakuru, ni ukubera iki ibintu bibi bibazo? Ntago mbizi, ariko muzajye mwibaza. Nyine abantu bashatse, abantu binjiye mu buzima bw'abantu cyane, bagakabya bakarengera, bakinjiramo n'imbere bagashaka gukabya cyane, aho kuzi uko niyo umuntu nubwo ubuse papa Sharirene na mama Sharirene ko babanye mu buzima bwabo, ntibyaje kugeraho bikanga bagatandukana. Ubwo se mw'abanyarwanda mwe mwaretse? Erega niba udakunda n'umuntu ukaba ubona ibyo akora utabikunda utabishaka,
wihora umugisataburenge, uhora umugisataburenge, ushaka kumukomeretsa, ushaka kumwiyenzaho, ushaka karaha kajya he. Mureke akora ibye, nibinanga ubwo buzaba ari uburenganzira bwe, afite n'ukuntu azabimanaginga n'ukuntu azabihandoringa, nk'uko buri muntu wese binapanze byose bidakunda. Ubu se niba urushaka rwaragukundiye business yawe ikanga, iyo yo kukiyanza. Ubu se niba business yawe yarakunze urushako rukanga, kuki se byakunze? Ubu se niba warabyaye abandi bakaba batarabyaye, kuki se byakunze? Ubu se niba wowe utarabyaye ukabona ubutunzi, ukabona amafaranga, kuki se byakunze? Ababyaye bikanga. Nyine bivuze kuki ikintu iki gikunda iki kikanga, kuki cyanga iki kigakunda? Nyine ni ukubera iki? Ni ukubera ubumana, haba harimo ubumana, ni ubumana. Hari indirimbo ivuga ngo iki kibazo nawe bazakikubaza, ngo kuki uhahira aho abandi baburiwe kandi ugashishira mu gihugu cyatewe n'amapfa. Muri iki gihugu ntabwo twagakwiye gufata ibintu byose ngo bizajya bijya mu murongo uri negatifu. Ibintu byose mu bijyane muri negatifu. Ese ko na positifu ibaho? Ese negatifu zahora ibe negatifu? Birashoboka ko ku buzima bw'umuntu umuntu ashobora kugiramo negatifu nyinshi ariko na positifu kazamo, cyangwa se akagiramo positifu gusa, ariko nizera ko nta muntu ugira positifu gusa negatifu kabura. Niyo kwa muganga ugiye bagasanga gusa ntabwo bihari bihamya neza ko ibihamya bihari bivuga yuko Mama Sharirene ari we uri hagati y'ibi bintu byo kuba harabayeho amakimbirane y'uru rugo rwa Nakabonye cyangwa se Papa Sharirene, ahubwo ni amagambo abantu bagiye bavuga. Kandi ikindi nubwo byaba binarimo ntabwo byakunda, kuko icyo ugomba gutsinda kigomba gutsinda, n'icyo ugomba gufeiringa kigomba gufeiringa. Ntabwo iki kiganiro kiri kinini, nuko n'ubundi ntabwo meze neza kubera ko maze ndarwaye, ariko ntaho butaha mu bindi biganiro nitumara gutora akabaraga.